Umunsi mwiza kuri mwebwe mwese muduteze amatwi, mwe mudahwema kudukurikirana umunsi ku munsi. Nshimira cyane byimazeyo wowe wakanze subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona izindi video. Gusa nkanashima nawe ugiye guhita ukanda subscribe aka kanya, hanyuma ugafungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona izindi video twasohoye. Hamaze iminsi hari kuvugwa amakuru ajyanye n'abanyeshuri bashobora kuba baragize si bashobora ahubwo bagize amanota 40 kuzamura kugeza kuri 49.9. Hamaze iminsi hariho amakuru avuga ko abanyeshuri bashobora kwimuka bakava mu cyiciro kimwe bakajya mu kindi ntibasibire. Muri aka kanya turi kuvugana muri aya masaha rero hasohotse itangazo riturutse mu nzego zibishinzwe. Iri tangazo twese tugiye kurisomera hamwe, ndaje ndibashyiriremo. Tugiye kurisomera hamwe hanyuma murebe ibyavugiwemo, munabyumve neza, ndetse n'amakuru mwari mufite kuri urwo rujijo muyasobanukirwe. Gusa mbere yuko mbashyiramo iryo tangazo, reka mbanze mbibutse akantu gatoya. Hamaze iminsi havugwa nyine amakuru avuga ko aba banyeshuri bari baragize hagati y'amanota 40 kugeza kuri 49.9, ko aba banyeshuri nabo bahawe kwemererwa kuba bajya mu kindi cyiciro. Ibi byatumye abanyeshuri bamwe muri bo bizera ko bagiye kwimuka bitewe n'amakuru yari amaze iminsi avugwa. Tugiye rero gusomera hamwe itangazo ryasohotse kugira ngo ibi bintu bijyeho umucyo, bireke kujya mu kajagari. Gusa kucyo twababwira cyo, dukurikije ingano y'abanyeshuri basibiye cyangwa batsinzwe, birimo biragaragara ko hari umuvundo mwinshi ku mashuri. Biragaragara ko hari umuvundo mwinshi ku mashuri, aho amashuri amwe n'amwe uri gusanga yuzuye abantu. Harimo abantu benshi, bamwe bari kubura aho bicara, abandi bakabura aho bajya bitewe n'ingano y'abasibiye. Kuko ugendeye nko ku bigo bimwe na bimwe twagiye dusura tutari butangaza amazina yabyo, hari nk'ishuri usanga ririmo abana nk'140 cyangwa ririmo abana nk'100, kubera ko ishuri nimba ikigo cya gifite amashuri 2 harakoze nk'abanyeshuri 135 hagatsindamo 50, 80 bagatsindwa. Urumva ko bose iyo bagarukiye kwiga icyarimwe bituma ishuri abo bose basibiye nyine bagarukiye kwiga icyapere, byahita bituma amashuri yuzura. Sinzi nuko babona intebe babicazaho cyangwa amashuri bigiramo, kuko ingano y'abasibiye ni benshi. Kuko nawe ushyize mu gaciro abantu 37% n'umubare munini, bivuze ko nimba ari abanyeshuri 100 bakoze, abanyeshuri 37 barasibiye. Nawe uri kumva iyo ngano y'abo bantu yose bashobora kuba barasibiye. Ibi rero nibyo byaje guteza urujijo, bijyana mu bayobozi, birabacanga. Baravuga bati se tuzasibiza abo bantu bose? Urundi rugero rufatika neza, baravuga ati ibaze nimba ari nko mu banyeshuri nk'igihumbi bakoze, abanyeshuri 370 baratsinzwe. Bivuze ko mu banyeshuri 1000 bakoze, nimba hari abandi 1000 bakeneye kwimuka nabo bakaza bakajya aho ngaho bari, bivuze ko harahita haziraho abandi 370 baje gusibira. Urumva ko imyanya iraza kugenda iba mikeya. Ibyo nibyo nari ndi kuvuga ngo byacanze abayobozi, birabacanga. Bari kwibaza ukuntu ishuri rimwe risigamo abana 140,
120 gutyo, bikabayobera. Baravuga bati nyamara mubishaka twashyiramo inyoroshyo, hanyuma umwana wese wageze guhera ku manota 40 tukaba twamworohereza akaba yajya mu kindi cyiciro, kuko urebye ntago byaba bikabije, yewe bashobora no kutagera kuri 40, bakigiza hejuru ya 40 ho gakeya, ariko kugira ngo byibura bagabanye umuvundo w'abanyeshuri bari kujya ku mashuri. Nigeze kubivugaho haruguru ku mashuri amwe n'amwe, sinshaka gutangaza amazina yayo, twasuye dusanga amashuri arapakiye koko, amashuri arimo abana benshi, harimo ubucucike budasanzwe, kandi wareba ugasanga muri iryo shuri harimo abana nk'abangara benshi baje gusibira. Ibyo rero byaje gutera intugunda n'impagarara, abayobozi nabo bakomeje kujya mu rujijo. Icyumweru cya mbere urabona ko ntabwo ari benshi baragaruka gusibira, ahubwo abayobozi bakomeje kwibaza ngo ese abantu bose basibiye ko tubona harimo umuvundo bose bataraza, ubu bose baramutse baje abanyeshuri twabicaza he? Ese bose baramutse baje ubu bucucike bwaba buri mu mashuri bwo twabushyirahe? Ikindi kintu bari kwibaza bagira bati se ko hatsinzwe abantu benshi, imyaka bari kuzimukiramo yo mu wa 4 yo izajyamo busa? Ahandi hantu bakabaye bari kuzajyaho hazajyamo bande? Kuko nyine nimba n'ishuri rimwe ryo mu wa 4 warasangaga hari ibigo bimwe na bimwe bifite nk'abantu nka 70 baje kwiyandikisha kuri buri shuri, ubu ukaba uri gusanga hari kwiyandikisha nk'abantu nka 20, nawe uhita wumva ikibazo kirimo. Iki kibazo rero nicyo gikomeje kwiganwa umuhate n'ubushishozi. Ndagira ngo mbwire abanyeshuri mwe muretse kwiheba haracyari kare, mwebwe icyo musabwa inama nabagira kandi itari agakecuru, mwe nimugaragaze ko mufite ubushake bwo kwiga, leta yacu nayo ifite uburyo itwigiramo igashishoza ikareba ngo ese bino birakwiye ko tubikora, ese ibi bizagirira akamaro aba bantu runaka, ese ibi bizaza gukemura iki muri sosiyete? Hanyuma bamara kubona ukuntu ibintu bimeze bakavuga bati okay, dukurikije ku byo twabonye tugashingira ku bihari, twiyemeje ko tugiye gukora ibi bintu runaka, ibingibi runaka tukabireka. Muri make ni nk'uko wavuga ngo bashobora kuvuga ati twebwe duhisemo ko abanyeshuri bari bagize amanota guhera kuri 40 bose tugiye kubafata tukabajyana mu mashuri nyine, bakava mu cyiciro kimwe bakajya mu kindi, cyangwa bakanavuga ngo sidufatiye kuri 40 by'ura dufatiye kuri 42, 43 se cyangwa 5 kuzamura, ariko tugabanye ubucucike buri mu mashuri. Rero icyo mwe twabasaba nk'abanyeshuri, nimugaragaze umuhate mufite wo kwiga, mugaragaze yuko umuntu afite ubushake, buriya kuko hari abantu bashobora kuba baraje gusibira ari mu rwego rwo kugira ngo leta ihite ibandika, ihite ibona ukuntu ibaha ibigo. We wasibiye, ibi ndi kuvuga nabyo biri mu bintu byizwe mu nama byavuzwe, kuko bashaka kuvuga ati okay, hari umuntu wagaragaje ubushake bw'uko we ashaka kwiga, no kugira ngo akwereke ko afite ubushake, yari yaje kwiga, yari yemeye gusibira, bakavuga bati reka uyu muntu tuhite tumwandika, tuhite tumwohereza ku kindi kigo, tuhite tubwira icyo kigo ati nimumwakire kubera ko uno mwana afite gahunda yo kuza kwiga, nawe wabibonye. Hanyuma we waba warazindawe ukinangiye ukiri mu rugo utarajya ku ishuri, ugasanga ayo mahirwe aragucitse. Icyo naba mbabwiye ni mugerageze mube mugiye ku ishuri,
byageze mwe mugiye ku ishuri mwe mwiga, ayo mahirwe ashobora kubasangayo. Ayo mahirwe ashobora kubasangayo mukayakoresha, mugakora ibintu byiza, mukiga, mukazanabona amanota meza. Ndakeka ibi byari byabaye ko bakosoye, bishobora kuba tutari mubimenyereye, ariko byibura nk'uwazagaruka gukora ikizamini yarabonye uko babaza, yaba ari na shuwa y'uko basubiza, hanyuma ukabasha kugira amanota uri bubone, amanota uri bukuremo, bikagufasha mu gukomeza kwigira imbere mu bijyanye n'amashuri yawe. Naho ubundi abanyeshuri, inama nongere nyisubiremo, inama nimutinyuke muze ku ishuri, nimutinyuke muze ku ishuri, hanyuma ayo mahirwe ashobora kubasanga ku ishuri bagahita babimura nko mu cyumweru cya mbere cyangwa icyumweru cya kabiri mutararambirwa, bagahita babimura. Mwe nimugaragaza umuhate n'ubushake, leta yo izi kutwigira ikaturebera ibikwiye, ikaduha n'ibyiza kandi biboneye. Nsoza rero icyo nababwira, mugumane nanjye ku murongo. Hagira ikuru na rimwe cyangwa amakuru na make asohoka ajyanye n'ibi bintu, hita mbibamenyesha nkababwira ati hahindutse iki, hagiye kuba iki, bigiye kugenda bite. Icyo usabwa rero kugira ngo wo gucikwa n'ayo makuru, nkandira kuri subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona ibindi biganiro cyangwa andi makuru akoranye ubuhanga kandi acukumbuye. Wibuke unkandire like, unatere comment umbwira ati se ibi bintu uri kuvuga birizewe, nindangiza ngwe fact. Ikindi cya gatatu tubonye hari nko byafasha cyangwa hari mugenzi wawe inkuru yafasha, wibuke umusharinge, hanyuma nawe abashe kuryoherwa n'izi nkuru. Mureke rero dusubire muri video z'ubutaha, kandi ndakeka turi kumwe bantu banjye. Mugire umunsi mwiza kandi muhahe muronke. Hasta la vista.